nawe kandi nawe niba utameze neza kabisa Imana iraza kukorohereza wowe cyane cyane ukunda Dadivi ukunda Black Man Humble Man especially ukunda ikiganiro Step Up impano ndetse n'ubuhanga hano kuri Good Rich TV kabisa no mungu wanyu muvunyi Victor Black Man Humble Man musanzwe mumenyereye makuru y'ibyamamare hirya no hino amakuru y'imihanda indirimbo zigiye zagiye hanze indirimbo zigiye kujya hanze abahanzi bakizamuka kuzamura impano ndetse n'abari hirya no hino so rero nago ndibuze kuza gutangira ikiganiro nabanje kubasuhuza muri yandamukanyo yacu babwira ngo abantu bari iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali nizere kumeze neza cyane ntibagiwe abantu bari za Nyamirambo abantu bari za Gacuriro abantu bari za Kabuga abantu bari hirya no hino za Kimironko abantu bari mwibereshi Musanze abantu bari za Rubavu kwa West abantu bari hirya no hino za Nyaruguru abantu bari Karangazi abantu bari Ikibungo Rukira abantu bari za Kirehe Ngoma ndetse n'abari hirya no hino basanzwe baduhamagara cyane n'abantu bari Inyamata kabisa nziko mudukunda cyane kandi muhora mutwereka ko tuba turi kumwe 5 kwa 5 kabisa uyu munsi mbafitiye amakuru y'ibyamamare ariko nanone nzi yuko wenda benshi bari buze kuza kwibaza bati uyu munsi noneho byagenze bite ko tukumenyereye mu yindi minsi uyu munsi byagenze bite no kuvuga ngo ya gahunda ntiyahindutse cyane ariko nanone babakunzi bacu wowe umbonye aka kanya waruhinduye shene ewana hamagara mugenzi wawe nundi nababwira undi babwira tumuhungu wanyu muhungu w'Imana Black Man Dadivi yamaze kugera kuri screen ngiye kujya mbana namwe kuhera kuwa kabiri ku isaha y'isa 4 n'igice kugera saa 6 ubwo byavuye kuwa gatatu ku isaha y'isa 5 kugera saa 6 n'igice none byavuye uko tuzaje dutangira saa 4 n'igice kugera saa 6 zuzuye ndabona mwatangiye no guhamagara by the way narangira cyane mu makuru y'ibyamamare aba diaspora bishuti zacu ewana bajya batubwira bati natwe mujye mudusuza kandi nzi neza yuko ikiganiro namwe mukibona cyane ko njye nanabona comment zanyu ewana ndabakunda cyane kandi nubundi ndi hano kugira ngo njye mbabwira amakuru y'ibyamamare bigiye byihariye babandi mujye mubona babandi mufana babandi mukunda babandi mutazi ngo wagwana bimeze bite ngiye kujya mbabwira nubundi amakuru yabo munyacukumbe babwira bati wa mutipe mukunda bimeze gutya na gutya ariko nanone hano muri studio tubafitiye umutumi numwe mu batipe mukanya ngira ngo ni na video yarivuyemo gatoya n'umutipe ubona ko afite indirimbo nziza cyane nahoze mbone ishusho ry'ewana quality kabisa rimeze neza cyane nahoze mbona script imeze neza cyane ahubwo nje nibaza abana amafaranga barimo kuyakura ni gute mwambwira ngo muri upcoming artist mwaragiza mu gashotinga video imeze kuriya ni byiza cyane nikigaragaza yuko muziki nyarwanda umaze gutera intambwe kandi umaze kugera ahantu hashimishije rero uyu munsi mfite amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye cyane kabisa mbere yuko ndibuze kuza kwinjira ndabona mwatangiye kuduhamagara ariko nanone munaduhe na message kugira ngo tuze kumenya yuko turi kumwe namwe uyu munsi turi kumwe 5 kwa 5 ntaza kuza kwicwa n'irongo by the way reka ntangirane n'iyi telefone kugira ngo menye yuko nawe ahuri uri kumwe na Dadivi kuri Good Rich Good Rich TV allo yes urinde uherereye inguyu yamaze kugenda ngira ngo yaragize ngo abanze yumve uko bimeze arogize ngo mwaramutse ndifuza mwamfasha kwamamaza ibikorwa byanjye ngira ngo iyi message turaza kuza kwihereza abantu bireba ni byiza cyane kabisa iki kiganiro nicyo kiganiro ushobora kuza kuzamamarizamo nkuko uyu muvandimwe none yarabivuze ewana kabisa ahantu hirya no hino kandi ucyamamaza uhitubona inyungu mu gihe gito cyane kabisa mu gihe kingana yabicyumwera iminsi runaka ibikorwa byawe cyane ko dufite n'abambasaderi bari hirya no hino mu ntara n'ubundi urabibona ibikorwa byawe ahantu hose aho wicaye aho ngaho bitabigira hirya no hino hatandukanye mu gihe gitoya cyane kabisa Good Rich TV allo yes Good Rich TV allo yes urinde uherereye hehe yes Good Rich TV allo urinde Good Rich TV allo yes urinde uherereye hehe uyu ngungira ngo ntago arimo kutwumva Good Rich TV allo umusaza Mevute wanjye
Tumeze fresh sana kabisa, umeze gute? Ni ibintu biragenda. Urimo rat Yego abarira vumeze fresh sana kabisa. Akukurikiye gatatu kandi. Rubavu hagana he? Dani Rubavu kuri petite. Kuri petite barriere. Wana ndabemera cyane abantu bari Rubavu kabisa, nizere ko mumeze fresh sana kabisa. Turagira mwake muzadutumire kabisa tuzamura impano zacu. Mufiti impano? Turaza kuza gutanga nimero kugira ngo dufite na competition muri iyi minsi, dufite kuzamura impano, tuzabahereza igihe muze muri competition, dufite n'abaterankunga bagiye kuza bafasha ku bantu bose bazaca mu kiganiro bafite impano. Thank you so much Musaza. Hanyuma turaza kuza gutanga platform kugira ngo niba ukoresha Instagram ushobora kugenda ukandikaho Daddy V kuri Instagram, Daddy gatambitse V gatambitse 250, ubundi ukazakuza kutwereka impano ufite, tukazakuza nano mu kiganiro. Sawa cyane, urakoze cyane nawe. Goodrich TV allo. Goodrich TV allo. Anda? Yes. Urinde uherereye he? Berize. Witwa Berize? Niko. Berize uherereye he? Uherereye Ngororero. Abantu Ngororero mumeze neza? Tumeze neza. Hari imvura, hari ubushyuhe, bimeze gute? Yego tumeze neza. Tubahereza akaye kare muri buze kuza gukina twakabakinira. Hari imvura nageruka kugwa pe. Okay, Berize ngira ngo nagira ngo banza tubwire amakuru ari Ngororero, abantu bangororero nizere ko meze fresh sana kabisa. Goodrich TV allo. Goodrich TV allo. Ngira ngo reka tube tuvuye kuri telefone gato byaro kugira ngo tubanze turebe koko neza niba muri hafi cyane. Ngira ngo muraza kuza no kwakira umutumirwa gato, wemwe muri buze kuza kumfasha kureba umutumirwa uri hafi cyane kabisa. Ngira ngo messages zo batangiye kuzohereza, haravuze ngo nanjye ndahabaye cyane, nitwa Claudine ndihuye icyarwa, nanjye ndahabaye cyane. Ngira ngo ni yabaye double message. Reka tuve kuri call gatoya kuri phone, ubundi tuze kuza twerekeze ku makuru y'ibyamamare. Ngira ngo kuri technique batuzamurire ifoto ya Cyusa Ibrahim urimo gutegura igitaramo ku itariki 8 z'ukwa gatandatu, nijo bundi kabisa muri weekend 2024 izabera muri Kankigari. Ni umutipe cyane, ni umutipe uririmba injyana ya gakondo, ni umwe mu batipe cyane b'abahanga bagiye bakora amatuwa hirya no hino. Nahoze mbona yaragiye muri Europe, yagiye mu Bubiligi, yagiye muri France, yagiye Canada, yagiye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye ajyanywe n'impano. Numwe mu batipe bavuga yuko ari umuvandimwe wa Stromae, umwe mu batipe bakunzwe cyane ku isi, ariko akaba Big Brother we aba mu Bufaransa. Stromae ngira ngo mwese benshi muramuzi. Reka twigarukire kuri iki gitaramo cyo ku itariki 8 rero, aho nahoze mbona hazitabirwa n'ibyamamare bigiye bitandukanye cyane. Nahoze mbona ikindi gitaramo cyamamajwe cyane n'abakomediye, cyamamajwe cyane n'abahanzi. Ni ibintu byiza cyane kuko ubona ko basiga bafite collaboration, abahanzi nyarwanda kabisa barimo barashyigikirana, ukabona ni ibintu byiza cyane, birasa neza, umuntu arabikunda kuko uba ubona ko kabisa harimo ubufatanye, harimo urukundo. Reka turebe inkuru baba bamukozeho. Cyusa Ibrahim n'umwe mu bahanzi ubona yuko bakunzwe cyane kabisa, bahoze bagaragaza yuko azaba ari kumwe kuri affiche. Ngira ngo murabonaho umubyeyi wacu Maria Yohana, nubwo atagaragara neza akaza kuza Rutije we, hakazaza abandi bahanzi bagiye batandukanye bazataramirwa cyane. Abantu benshi bagiye bakunda abahanzi bakiri bato ariko cyane bibanze kuri gakondo, aho igitaramo bakise Migabo Live Concert. Nahoze mbona Masamba Intore yahoze cyamamaza, mbona The Bay yahoze bivuga, mbona hari
menya baragiye bamwamamaza nagiye mbona ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye ni ikigaragaza ko buriya injyana ya gakondo ni imwe mu njyana ubona yuko muri iyi minsi ikunzwe cyane kandi ukabona ko n'abantu basigaye bakunda uburyo ki bitabira iki gitaramo no kuvuga ngo harabura iminsi mike cyane ku itariki 8 akaba aribwo abahanzi harimo na Chris Net ariwe umuproducer n'umwana muto w'umukobwa ndetse akaba yarize no muziki ku Nyundo ariko ubu ngubu akaba arimo arakora muri studio y'Ibisumizi nawe numwe mu bakobwa bazaba bahari bazaba bari mu gitaramo cya aho yakise Migabo live concert bizaba ari byiza cyane ngira ngo ubwire inshuti zawe nazo zibwire inshuti zazo ubundi niba ukeneye kubona ibyamamare muzaze mwirebere uko bizaba bimeze cyane ko ku bintu bijyanye n'amatiketi nahoze mbona hari link bagiye batanga ndetse hari no hasi hari ahantu ubona bagiye bagaragaza aho bazakorera aho uburyo uzagenda wishyura ni www.ibitaramo.com ngira ngo ayo ni amakuru ushobora kuzagira ngo ahantu ushobora guca kugira ngo wishyure ticket ahandi nahoze mbona baratanze namba 078 78 izo rero ni namba ushobora kwishyuriraho ticket yawe kugira ngo uzagende uri safe unicara ahantu heza kugira ngo uzakurikire ibitaramo by'abana b'abanyarwanda reka turenze ingohe kwa Cyusa twerekeze ku mu producer umaze iminsi ukunzwe cyane mu producer w'umwana mu producer wamamaye cyane muri 2020 nibwo uyu mwana w'umuhungu yagaragaye cyane tuza kumenyera muri studio yitwa Account Record ya nani ya Nopuja wakunzwe cyane mu ndirimbo murabeho ndagiye so ni umwe muri iyi minsi bahoze babavugaho cyane bombori ya Cyusa nani ya Nopuja kumwe na Element ariko Element ngira ngo batuzamurira ifoto ye ubundi tuze kuza tumuvugaho hari byinshi mbona bagiye bamuvugaho nyuma yaho yarari kumwe n'undi mukobwa bagiye bavugwa naho cyane ariko uyu munsi ngako agafoto umutipe cyane urabona ko mwifoto yuje ubwuzu mwiseko izira imbereka n'umukobwa utuje cyane kabisa ufite inzobe nakita kitamuye numwe mu bakobwa kabisa ubona yuko akeye uyu mutipe hari amazi iminsi avugwa ari mu rukundo no mu minsi turaza kuza kumugaragaza ndetse tuvuge n'izina ry'umumisi amazi iminsi bari mu rukundo ariko nyuma yaho bose bagiye ubona buri umwe azana side ye n'undi azana side ye birimo birahwihwiswa yuko baba batangiye inzira y'urukundo Element hamwe n'uyu mukobwa bita Anitamura reka dutangire tubabwira bike bavuze ku nkuru y'uyu muhungu cyangwa twamwita se umupapa ntabwo twamwita umupapa kuko nta makuru ahagije tubifiteho bagiye bagira bati bishobora guhwaniramo nka Meddy na Mimi iby'inkumi ikomeje kubwirana amagambo aryoheye amatwi na Element Anitamura umukobwa ugaragara mu mashusho y'indirimbo nshya ya Element bakomeje kubwirana amagambo aryohereye bishobora ko inkuru yazaba impamo nk'iya Meddy na Mimi bahujwe n'indirimbo nta wamusimbura ubu bakaba barasezeranye kubana akaramata banafitanye umwana mwiza w'umukobwa ngayo nguko bavuga bati bishobora kuzaba nka Mimi ndetse na Meddy ngayo nguko ubanza abahungu ndabemera rwose gusa by the way bakoze indirimbo nziza indirimbo bavuga niyo ndirimbo burimo kureba muri background ubona yuko ifitemo ubuhanga nayitegereje mbona script yayo mbona acting yayo mbona ishusho yayo ubona ko umuziki wo mu Rwanda umaze urwego rushimishije yaragiye afata itsinda nakita kari nk'iry'abamasayi cyangwa
abanyarwanda ariko bambitswe nka Masai. Deja iyo ndirimbo bigaragara ko ashobora kuba yayikoreye mu gihugu cya Kenya kuko hari ahantu ndetse n'abantu barimo abenshi ubona ko ari abamasai. Ni ibintu byiza ntabwo ni ibintu biba byoroshye, ni indirimbo igaragaza yuko yaba yarasize imvune ku muhanzi Element. Turaza kuza kuvuga byinshi bigiye bihariye cyane kabisa, ariko nanone mu gihe tutari buze kuza gutinda ko tubafitiye umutumirwa kandi tugira